umudugudu n'akagari nyine ikintu kiri kubera aho nabonye ashimira abantu ati rwose abantu bari bwigomwe bakagomwa ibitekerezo inama amafaranga bakadufasha gushyingura ubona avugana agahinda gakomeye cyane ko gupfusha se unyumve noneho abantu baramwataka sasa ayeyeye abakoze kahubwike yego arimo acuruza umurambo abantu turabadanje yewe bamwibutsa amagambo ngo yavuze ngo yapfuye oya bahere kuri dore imbogo yagiye dore imbogo yaratabaye dore imbogo yagiyeyo dore imbogo yaramutabaye ahubwo yavuze kuri gogo I need the blood of Jesus bari kuyagaruraho rero akavuga ati yavuze ngo kuva ku Kacyiru ngo kagifumbwe komanuka iriya ngo nibiwangwa isase 25 ngo ngiye ngo nabona ngo nta views zava ngo bari kubigaruraho mvene sa mugabo bazanisha mu ahantu bavuze ngo bikemu ngo yacuruza umurambo wa gogo niko byavuze bazana amagambo yavuze Theo bose babireba ari gusaba ubufasha avuze ngo ariyiriza mu byo kurira bateze korode ceceka nje ntabwo ariko ndi kuvuga ibyavuzwe nje nta ruhande ndimo abantu banyumve neza abo bose dore imbogo ndamuzi kuvuga ngo mbaga ntafe turamukanya nize mbura nawe gogo ntifize duhura bikemwe ndamuzi twaramukanije na se ndamuzi se twaramukanije se nyakwigendera kaniziyo ndamuzi bose babireba ndamuzi ubwo ni form baje bavuga muri iyo byandiko mbese bari abandi bari kumbuga nkoranyambaga rero barabuze simbazi ku vis-a-vis mbazi kubabona gusa ku nkoranyambaga ariko reka kubwira nakibanza amacano hari cano umuhungu wavuze ko ati ceceka takebo wagezemo ati sinawe itakaranga isi nisakaye uretse yaravuga ati turi inshuti cyane amafaranga ati nzayago atari ko banza yibuki byo wavuze ati ntasoni abantu barandika koko agafaranga ni inyurubwo nayakira je nayakira ari n'inyuro nyurira su yamesha nyurira yabege nta kibazo baga n'inyuro je ntago nayakira je nayakira nyine wowe niwe nanjye ndinje ingero z'abahizi z'urwaniriza twambariye gutsura cya kibi muze sembabaza abahizi muzani twikeza n'ishyaka ry'amarere twitabira imihigo murumve twanjye n'abarazura ntihagire ikibaka bakunzi ba Shalom TV 295 turashuje mu izina Yesu Kristo twifurije amahoro y'Imana isumba byose no kugubwa neza no guhirwa mu byo mukora mu buzima bwanyu bwa buri munsi ngiye muri kumba Theoneste ntenganye n'amazina yanjye Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagwiriza ubwenge n'imbaraga n'amavuta no kuba mu mwuka by'iteka ryose katubasuze mwebwe abadutse amatwi bari mu gihugu cy'u Rwanda iyo tuvuze mu gihugu cy'u Rwanda ni mu ntare zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda tukongeraho n'umujyi wa Kigali mwese muri reka tuvuge ngo ni mugubwa neza mu mwami ntabwo ari honyine twambuka n'imipaka tukagera mu mpande enye z'isi cyangwa se mu migabane ine cyangwa se n'irenzeho ntabwo mbizi ariko kandi umusesenguzi wacu yagarutse aratubwira nimba hari indi migabane ihari atari ine ubwo nawe arabidufashamo ariko kandi turamwakira reka tubibutse ko subscribe ufite porogaramu y'icyongereza muri telefone ye sabone ntukoresha igifaransa mudutera iyo nkunga gukora subscribe ukora kuri ako kantu kameze nk'akazogera kandi mbibutse ko umuntu akoraho rimwe ntabwo uvuga ngo nzajya nkoraho buri gihe ni rimwe gusa ukoreshe ari byo kubisharinga kubyohereza abantu ugafata ikiganiro link yacyo ukacyohereza inshuti zawe uri kudutera inkunga ugakora link ibiganiro byose ukabikora bikagenda neza share comment subscribe nibyo ngibyo ukakora n'ahantu hari akamenyetso k'urutoki rumeze gutya kareba hejuru kandi ugakoraho rimwe gusa ndakoresha imbaraga nke ntabwo meze neza ariko nanze ko
twabura kuganira abaciye iminsi ariko mfite gripe muraza kwihanganira ijwi ryanjye ritameze neza ariko ikigenderewe cyo kirabageraho ariko se ufite umusesenguzi usesengura n'isi koko ntirenga nawe wagira reka kunkabiriza wese ufite imigabane ingahe ariko wowe ubwawe uzi ko ari imigabane ahubwo gutuma ahubwo ninjye utari uyizi maze ugiye kuyimbwira ubundi se ifite imigabane ingahe ubwo numvaga ko usesengura n'isi Afurika gaho tugende Afurika Amerika Uburayi Aziya nasigira ngo Australia ntibarwa nk'umugabane ko bavuze ngo ninde Australia ni igihugu ikaba n'umugabane Australia ni umugabane kandi ikaba ni umugabane ugizwe n'igihugu kimwe neza mutabizi nyine wa musesenguzi umugabane ugizwe n'igihugu kimwe ubushatse kuvuga iki Australia ni igihugu ariko ikaba n'umugabane kubera ubunini bwayo ni igihugu kandi ikaba n'umugabane urabona uyu uvuze umugabane wa Afurika ariko ubu bafite ibihugu 54 ngira ngo ariko Australia ni igihugu kimwe ariko kikaba ari n'umugabane ubwo se nkwigishije geography turabamukije mwese rero iyo mvuze Australia mpita nibuka ko inshuti yanjye yitwa Iyamuremye muri Frida nihagira ukurikira ikiganiro amuzi azamubwire ko namutahije cyane ari muri Australia abari muri migabane mwese no muri Afurika no Majyaruguru Afurika mu burasirazuba bwa Afurika mu burengerazuba mu majyepfo Central Africa mwese turabatahije ariko ntirenga no biri ryanjye ritameze neza pe sinzi ko abakunzi bacu bizabaryohera nanjye ntirindyoheye tureme by'itumiko by'imvura amajwi yacu yose niko ameze ariko kandi cyabo rimeze neza miti ndayifite ihagije ubwo ndaza no gukira hamwe no gusenga turabaramukije mwese bari USA muri Amerika mu Burayi Europe abantu muri Ukraine n'Uburusiya muvuga ikinyarwanda cyangwa mucyumva cyangwa mutuzi mudutashi mudutera kabo mutubwira uko tumerewe kandi mukomere cyane n'igihe giti intambara igashira niko indirimbo ivuga n'igihe gito nkazabona Yesu gusa mwibike kurwana intambara nziza nziza n'ibirimo gukiranuka nubwo bigoye kiranuka mu ntambara biravuna ariko birashoboka intambara igaragara y'ibyiza turabataje rero bari no muri harya handi Israel kurasa cyane bahita ngiki muri Gaza Israel hari ahantu naho hari ibibazo Imana ifasha abantu baho bari gukomereka bari gupfusha bari guhomba byinshi ndabasengera ngo Imana ibarinde izo ntambara kandi zabikora Yasoni mugenzi wacu utashya cyane nta kiganiro na kimwe tutakuvugamo wari ukwiye kuzatuzanira ku mafaranga muri Israel bakoresha uzana abanyarwanda n'uzana amadolari ukazana ariko yitwa gukimama niyo madenariyo dusoma muri Bibiliya na madenariyo na makimu cyese bakoresha ayo mafaranga nayo nirenga reka tubaze Yasoni igihugu tubwira amafaranga y'igihugu bakoresha ni feza ni shekeri ni maragarita ni idikarakama basuraga umusoro witwa idikarakama ariko azatubwire n'abandi bari turabatahije mwese mu Burayi mu Rwanda yanjye aho muri Espagne nyagasana bane nawe komeza dutashye n'abandi ariko dushaka tugarukire no hafa Weka tugarukira aho ngaho bwo nkubaza ikibazo kimwe washobora kuvuga ngo ntihagire igikanga abantu ntihagire ikidukanga ntihagire ikibakanga sinabivuze abivuze he buye buryo ni indirimbo iri kugufasha ngira ngo ntari ntabwo hise kuri kamera ya idea rugamba ntihagire ikibakanga ya rugamba Spiriane kaba kanje nyine ngo umuririmbyi nk'umuhanzi nizo bari ndaziririmba zibazari ariko ntihagire ikibakanga biteye ubwoba birahari ariko iminsi yabyo irabaze akiza kuraho n'umunsi ibiteye ubwoba birahari bikanga ariko n'Imana irahari na Yesu arahari nta mpamvu rero nta bwoba baterime yabo vuga ngo nta bwoba rwose dukomezanye dukomezanye ibihe bibi nibidukange nibiduhindurwe n'ibihe aho turi hose mu Kristo mwiza ntahindurwa n'ibihe kubonye uyu mugabo ari bwo bwa mbere yitwa Kwizera Valesi ziraziritse byongera umusesenguzi ryahamye ni Kwizera Valesi akaba afite YouTube channel cyangwa yitwa Ziraziritse TV Ziraziritse TV hanyuma izina ry'umusesenguzi ni Nterenganya warimpaye
ahubwo ngiye mba nganira nawe wakabyita gusesengura ariko ni ikiganiro tuba twiganirira bisanzwe gusa hari igihe ambaza ibibazo nkamusubiza bitewe n'ubunararibonye naba mbifitemo ko tutaba tujya hirya y'itorero tuvuga ku bapasori insengero amakorali abarimu indirimbo bibiliya ntabwo tuba tujya hirya yabyo hari akantu tubuze gake gake kaba ari gatoya cyane ariko impamvu tubanza gusoma ijambo tukarivugaho gake tukaza gusoza turivugaho tukaganira ni ikiganiro cyagera ntirenganye ibyo mubamwo ntabwo duhimba ibintu ntabwo tubirema ntabwo tuvuga ku byavuzwe ibihari byakozwe byagaragaye none namwe rero tukabibasangiza kuko tutashobora kubabona mwese ngo tuganire tukabasangiza biciye kuri kamera tuganirize ku bigendanye n'irangamuntu nshya irimo irakorwa irimo irashaka gusohoka muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe irangamuntu nshya wowe urayivugaho iki uko numva ibintu mbajije bidahuye n'ijambo nateguye gusoma ntacyo ijambo rigarukaho ubwo ntirenganya banza ubwira abantu namaze kubivanga no kubavanga n'ibindi umuvandimwe rero ntirenganya irangamuntu nuko tutakwibuka neza ariko njye twayiganiriyeho hari ibiganiro byacu irimo ariko nta kibazo ahubwo uyifite ikihe kibazo ahubwo niba irangamuntu iri gukorwa ngo abantu tuyitunge ahubwo uyifite ikihe kibazo ni irangamuntu nyine ubusanzwe ufite irangamuntu ndayifite ari irangamuntu yabanje gukorwa ku gihe cy'Ababiligi ahari cyangwa Abadage sinibuka neza bitaga ibuku ijambo ibuku urarizi njye ntabwo twayitunze ko turi batoya mu gihe cyayo yari ifite kureri ya move yenda gusa n'ino myenda abagororwa bambara ariko narayibonye cyese bayifite sinayitunze ariko narayibonye iza gusimburwa n'irangamuntu njye nawe twatunze ifite akakureri ka buresi buriya ni bureke sinzi ukuntu agakureri yari ifite ikugamo kabiri gutya njye nawe twarayitunze iyo rangamuntu yarakoze isimburwa n'iyi dufite ubwo bivuga ngo njye nawe tumaze gutunga ebyiri abaturuta amaze gutunga eshatu zose zitwa ngo iki irangamuntu ihaza n'iya kane tuzayifata nihaza iya gatanu ku mpamvu tutazi tukiriho tuzayifata ahubwo icyo nse kwirangamuntu ni iki niba igiye kuza urumva ko icyo gihe iyo ya mbere tutatunze buriya bajya gukora iya kabiri hari icyo banenze ku ya mbere bati niyi ntabwo ifite ibi n'ibi ntabwo ifite ibi n'ibi iyi ni ivyo abaturage basanga nibyo baza niyo twatunze iki nawe turayitunga kugeza igihe rwose haje nk'iyi dufite icya mbere ni gatoya kabikika neza ikanyagirwa ngo kangirike nta moko yanditseho icyo kuri dufite yari yanditseho amoko urabyibuka bashyiragaho ubwoko butatu ubutari ubwe bakajya gucamo akarongo gutya gakata ubwawe bakabusiga iyo twatunze ubutari ubwe bagacamo agakato gutya havuze ngo aho twatutse hanyuma bakajya bakata bakabugusiga ariko iyi dufite ibyo nta biriho ntibikanabeho cyane cyane ko bitari na byiza akadufite ni gato karabikika ntikangirika ubwo rero iyo ngiyo nayo igiye kuza ifite ibyiza akadufite kadafite urabyumva neza hanyuma wowe ikibazo ifiteho ni iki wagira ngo ivuge iki n'ibirangamuntu yenda kuza irinda kuyatitunge n'ikindi kibazo ni iki azaba irangamuntu koranabuhanga izaba iri muri sisiteme izatunga ni kode zayo ariko kandi azaba ari irangamuntu koranabuhanga yes korana byatangiye mu karere ka Huye barimo barafata amashusho amafoto n'ibisobanuro n'iki byose kugira ngo izasohoke imeze neza n'ejo bundi natwe bikaba byatugezeho rero ntirenganya nuko urimo ubica kuwa yaburetse ujya kuzanamo ibimeze nk'uburyarya impamvu wowe ahubwo uhise wumva ntakoze aho washakaga uhita utangira kubikwepa ariko ujya kubibaza si ibyo wari ugamije ahubwo njye buriya nkubaza ngo ikibazo ufite ni iki wagombaga kumbwira ko uri kumva abantu bavuga tuzi ko tuganira ku bivugwa bamwe batangiye kuvuga ngo ni antikristo na elegitoronike basayishyira mu gahanga k'umuntu ni cya kimenyetso sisi si ibyo bigambo biriho abantu bari ku isi iyo uvuga kuri ibyo rero wowe utinya kuvuga reka ubwire rero ntirenganya buriya ubundi ibintu byose ku isi n'ibyo dukora ibyo tuvuga ibyo twize byose ni imyizerere imyumvire imyemerere
nuko utekereza ikintu. Buriya amazina barayisiga yose arayifata birahita biyibera kuko iki kuko babivuze. Buriya umunwa ni ikintu gikomeye. Ibi bintu byose ubwira twanabiganiriyeho na mituweli zikiza kamere kuri mituweli. Nakuye ko ari umuntu wacu nsengera n'ubu arahari yamaze nk'imyaka 3 cyangwa 4 avuga ko mituweli ariyo Antikristo ari gukoreramo, kubera ko yumvaga ko ari umukristo w'ukuri wemewe yanga kuyifata. Arahari uzaze muzacu uzabwiye mu kwereka ugize iwacu niwe ntarayifata itonde kandi kuwa gatanu abahari abantu bari mu muri kibazo bitamumenye abyara bwa mbere biragorana abantu baramufasha iragute ariko biragorana yanga gufata mituweli bambwira ati tukwacera simuvana y'abaziko abyara bwa kabiri arareba abantu ntibizavamo aragenda arayifata. Ubu arayifite, ubu tuvugana arayifite kandi ubu umuntu wese waje kumenya ko Antikristo atakiyirimo, waje ko aya marangamuntu aza barayavuze nayo bati ni dayimoni. Hari akantu twakozaga ubonye aho twasinyaga dufata zino rangamuntu twasinya kugaruka karahuri isinyawe ntabwo wayibonaga urabyibuka wagasinyaga uva ni kabisuku bimeze ukimenya isinya yawe ariko nyamara agiye isohoka ariko akunda umuntu yayisinye. Abantu bati noneho byarangiye kara kamukozaho na amaraso yegapima burya karana yajyana bati Antikristo byarangira ngo turazifata turazisazanye. Undi hazo urukingo rwa covid ngo noneho ruza ari karahabutaka kugeza ubwo hari n'isengero zimwe zagiye zibamo intambara hagati y'abikingije n'abatarikingije. Ibi bintu byose rero nitwe tubirema. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Paulo yanditse ngo iki ngo amayoberano yo mugome n'ubu arakora mu buryo bw'umwuka. Ibaze igihe Paulo yandikiye njye ntabwo twari nyuma ya Kristo mwaka wa kangahe ntabwo ari urumva neza. Paulo yandika ngo n'ubu amayoberano y'umugome arakora. Antikristo ubundi abashakashatsi bavuga ko iminsi y'imperuka yatangiye Yesu avuka ajya habijya ngo yari iminsi impamvu yaje kuramira abantu nibura bamwizere bamenye ukuri batazarimbuka. Burya Imana yari ifite kurimbura ifite no kubabarira mu biganza byayo ariko ikabona imbabazi abo yakaziha ntibazizi nta naho zaca izicisha mu mwana wayo waje muri ya nzira yaciyemo nibura ngo tuzakire. Ariko buriya cyari igihe cya Antikristo, burya ku gihe cya Yesu Antikristo arakora. Ibi rero abantu bari bagiye banga gutunga amaradiyo ngo rero sisa sosanisisi ngiriyo bitenge barabi ibintu hari igihe abantu rimwe navuze muri za kimwe ngo bize kujya gutegereza Yesu bajyana n'amabuje manini baracana ubwo ko batabaza baratize Yesu barari joro Yesu ntiyaza. Mu gice cy'ubugesera abantu bize kujya bakamira inka hasi baga guhinga imyaka imara igihe kinini barandura ikawa ngo ruri ngo Yesu araje ngo ntacyo biramara icyo kicaho ntiyaza ariko azaza muri bibiri wari mukuru urabizi yamara zaza ku ngoma ye aya makuba ntabwo iyi ndo wendi yahoze nawe nduri ibyo se bica agibuja bemna mini ryaye uzi ko baririmba ngo twacanya matabaza la mbese bavuga ibintu kujyaje bijya tugategereza ariko ntiyago ku mugoroba wa joro twari tukwiteguye siko baririmba igija muri bahuze naririmba urumva ngo igicuku kirimbanije twarakuze ariko mwami ndi waza bava ariko kimwe cyo azaza ryari ko ndi baruririmbye azaza ku ngoma ye. Rero icyo nashatse kuvuga ndondoro ibyo byose nitwe twita amazina ibyo byose abiteguye ko araza muri bibiri SMS kagaragaza ngo kompiyuta ngo ziri buzima amazeru ngo ntabwo zirongera gukora bisobanura ngo indege ntizari kugenda ibyo byo kwa muganga bikora byari gukora ariko bashitse bona bashyiramo imibare biremeye. Ntabwo Yesu yigize avuga umwaka yavuze itariki yavuze isaha. Umuntu wese uzaguhanurira akakubwira itariki n'isaha uzamenye ko umuntu atari mu mwuka ntabwo bizaba ari ukuri kandi wizeye kuvuga reka byihorera. Hanyuma ibyirangamuntu rero n'ubundi nitwe turi kubihimba amazina Antikristo kandi nizeye kubwira n'ubundi ikintu kizaza kireba rusange kireba igihugu ese ntirenga nige kizagishaka ngiye nyine ikizaza kindeba ngiye nyine nzakirinda mbe maso ku buryo bushoboka ubwo ari bwo rwose. Ariko ikireba igihugu igikorwa cy'igihugu oya banyarwanda babwire dore igikorwa cy'igihugu kireba population kireba igihugu cyo kitabira
wenyine hari abavuga ko batubaha idarapo, abavuga ko batajya batunga irangamuntu, batajya bajya ku irondo, ariko irondo ntabwo riza riviza uwo muntu wenyine. twinjiye mu ijambo ry'Imana, twinjiye mu ijambo ry'Imana. Ariko ndagusiba banza wumve irangamuntu yirekize uretse niba watumye mbijyamo wanze ko nsoma mbere itonde rero. Bivugwa ko irangamuntu aho gutwara ubutabo 10 bwa banki bizabiri muri iyo ngiyo byose, aho gutwara perimi kwayo izabira aho ngaho yose, makarita yo kwa muganga ibintu byose bikajya ni ikoranabuhanga nyine. Uzi ko namenye ko telefone yakozwe mbere na mbere ku isi yanganaga n'inzu. Murazaga kandi imibare ahagaze ku ngana n'inzu, kandi bayitangiye nta kombine iriho. Umwe kugira ngo akavuga agateza ko bizagera iyo bigiye n'ibindi bikagaruka, akongera guhanganaga n'inzu. Uko bigenda haza iryo koranabuhanga, hazi yari ingana n'imodoka, bigenda biza nyina atangiye gukora kuri telefone bwa mbere cyane twitaga figise, ushyiraho ugaturunda, ariko karakantu gato gafite nk'ibiro 2. Burya babonye bafatanye bati biraje biraryoshye we bize neza. Nabwo none reba uyu munsi rero dufite none, uyu munsi niyi dufite niyi nini nize gutunga agatelefone gato cyane wabigize. Hari n'abafite isaha abari na telefone, isaha ingana gutya nayo nini. Hari icyo ngo amapesi, uhura n'umuntu yimberega ko tekeza ipesi ari kamera, ipesi ringi ari kamera, ari telefone, utuntu turi mu ipe mugahura mukibisikana yibera cyo kagira ngo ibiri bube ntabyo ari bukamere naho kumba ari kubikamera ipesi gikote. Ibyo ni ibiki bikorana buhanga. Habaye igihe ngo kera ngo babagaga umurwayi yumva, umurwayi afite bwo kumubaga bataravumbura ikinyi, bakamubaga yumva, bakamufata ariko bari kumuki bakamubaga yumva. Uyu munsi nta umurwayi ntamenye ibiri kumubaho. Niba rero hari irangamuntu, ahubwo dukangura abaturage, dukangura abanyarwanda bareka izo mvugo, bareka amagambo, ikizaza kiguhiga wenyine uzakirinde. Ariko ikintu kigirira igihugu irangamuntu, ubwo ababishinzwe babonye ari irangamuntu ikoranabuhanga iri mu biriho byose, nyamuna aho bahereye mubaha amakuru, mutange neza, mwirinde. Ubwo mu kanya rero uzumva abantu bayihanuraho rero ati Imana yari yayimbwiye, bagiye gutangira bayihanura kandi ntibayihanuye itaraza. Ariko ubwije buriya bakubwira amakuru ari muri ako gace bari gukoramo, murabona ngo Imana yari yabinyeretse kandi bikarangira nabo bayifashe. Nzi umuntu wavuze ngo Imana yavuze ngo ntazajye wemera ngo urukingo rwa covid, kandi nyuma nawe yararufashe. Ndamuzi nyuma rero yarikingije. Ijambo ry'Imana ingirengajya wanjyanye kure, ariko ntago ari kure habi, byari byiza ko tubivugaho. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, nisiguye cyane ko mwihanganira imvugo mfite. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice 4 murongo 20. Aya magambo ndayabatuye bantu dukurikira, bantu mudukunda, ndayabatuye bantu musenga, bantu muririmba, abanyamadini, abanyamatorero, mbatuye aya magambo. Avuga ngo umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Ariko maze amagambo Haruni yizeye kuyasoma, simbyibuka neza ko ndumva asaro hari ikiganiro yatambukijemo, ariko n'ijambo ry'Imana ntiriciyuka, ntiribora, ntiryangirika. Uyu ni Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Handi hirya ubwo uri mu Yohana ubutumwa bwiza murongo 20. Bice 20. Wabonye umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Bavandimwe, aya magambo y'isano Yohana intumwa, Bibiliya irimo ba Yohana bageze kuri 3, ariko uyu ni Yohana intumwa, ari nawe wanditse n'igitabo cy'ibyahishuwe, ari wahishuriwe ari Patimo akerekwa. Yohana avugaho byinshi, avugaho ibyanditse muri Bibiliya dusoma, avugaho ibitanditsemo biba mu bitabo bindi bisobanura Bibiliya. Ariko gusa cyane cyane ngiye mubona cyane Yesu abwira Petero ngo niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira upfa iki. Ijambo Yesu yabwiye Petero yari bavugana na Yesu baganira mu madisikuru ya nyuma ya Yesu, ngo bagiye kubona Yesu avuga byinshi kuri Petero ngo na Yohana aturutse haruguru. Petero ngo azese uriya se wazamira gute? Aramubariza turabizagenda gute? Hari igihe ariko ntirega yakubariza umuntu ari kubaza, ariko twebwe dufite Yesu kwizera tutabona,
dutandukanye n'ababanye nawe baricarana baramubona bareba ubwanwa niba yarawufite bareba imisatsi bibaze ngo ese nguriya wese bari harimo ikintu kinini ese Petero ni urukundo yagira ngo yumve ko avugwaho ibyiza kuruta ibye nguriya sengo bizagenda gute uranyumvira nawe noneho Yesu bamubwira ati se niba ashaka ko kumubugizaho nzazira ariko epfo ngo iryo jambo ryamamara buri bene data ko umwigisha ngo atazapfa ngo ariko Yesu ntabwo yavuze ko atazapfa ngo yavuze ngo nashaka ko agomba kwirinda kuko niko yivugiye gusa ntabwo yavuze ko atazapfa mu by'ukuri kandi koko yaranapfuye bikongera bikavugwa ko ahantu umusoma ngo umwigishwa Yesu yakundaga bivugwa ko ari Yohana wari wisiguye igituza cye basangira ku munota wa nyuma hakurikiraho kubambwa uwo Yesu yari yibiye ntabwo ntiyamwibiye ntiyibye uwo Yesu yahishuriye ibanga ry'uzamugambanira mu gihe abandi 10 batari bamuzi ariko uyu we yaramuzi ubwo ni 10 kuko uwo kugambana ntiyari kwimenya kuko yaramubwiye ngo ngiye gukoza inogo haraha mu bitumwa hamwe havuga ngo uwo tubahuza amaboko ku mbehe hana kuvuga ngo uwo ndakoze inogo nkayimutamika Yohana uyu yaramuzi yanditse inzandiko nyinshi kuko bivuga ko yapfuye ashasha cyane ariko bavuga ngo bana banje batobonaga abantu bose kuri we arabana kandi barabana koko yaba mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umwuka ashyamira ijambo Yohana arashaka kutubwira ko mbere y'uko ukunda Imana ubanza ugakunda umuntu wo yaremye bivuze ngo akanga mwene se keretse nka undi wo muri Luka ngo washatse kwigira shyashya ngo yaza ngo mugenzi wanjye ninde wenda havuga ati ngo mwene data ninde mwene so ntago ari umuvukana nkuko Yesu yavuze ati bene data n'Imana umva ijambo ryanjye bakaryitondera irenganya nituvuka hamwe nge nawe ariko ni mwene data kandi wa hafi Yohana avuga ngo ndakubwira icyo nasomeye ibi ngibi ni inkuru nabonye kuri YouTube yatumye numvira ijambo none na barashe ndashimuyu ndanenguyu ndabigenza gute nawe ufashe ni turaganira nta mwanzuro bifitiye uranyumvise neza ndabyumvise n'abadukurikiye ntago ndi kuri uruhande sindi no kuri uru nabonye ubwo nta mabangaro kuko social media baje kugera kure wari uzi ko Pastor Claude ngo yapfushije se Claude niyo nzima Claude Imana ifite PS wari ubizi ngo Claude wabibonye mvuga wenda ntiwagiye we ariko wabibonye byibuze nabyumvishije ariko sinabikurikirana ibyo ndi kubona ro kumbuga nkoranyambaga byatumye nibaza kuri aya magambo ariko sindandi mu ruhande rw'uyu cyangwa uyu Claude yapfuze umudugudu n'akagari nyine ikintu kiri kubera aho nabonye ashimira abantu ati rwose abantu bari bwigomwe bakagumwa ibitekerezo inama amafaranga bakadufasha gushyingura ubona avugana agahinda gakomeye cyane ko gupfusha se unyumve noneho abantu baramwataka sasa ayeyeye agokoze kahubwike yego imwe acuza umurambo abantu turabadanje yewe bamwibutsa amagambo ngo yavuze ngo yapfuye oya bahere kuri dore imbogo ho yagiye dore imbogo yaratabaye dore imbogo yagiyeyo dore imbogo yamutabaye ahubwo yavuze kuri gogo I need the blood of Jesus bari kuyagaruraho rero agavuze ngo kuva ku Kacyiru ngo kagifunge komanukiriya ngo nibiwangwa isase 25 ngo ngengo ndabona ngo nta views zava bari kubigaruraho mvene sa mugabo bazanisha mu ahantu bavuze ngo bikemu ngo yacuza umurambo wa gogo niko byavuze bazana amagambo yavuze Theo bose babireba ari gusaba ubufasha avuze ngo ariyiriza byo kurira bateze Claude ceceka nge ntabwo ariko ndi kuvuga ibyavuzwe nge nta ruhande ndimo abantu banyumve neza abo bose dore imbogo ndamuzi kuvuga ko nabaga ntafe turamukanya nize mbura nawe gogo ntitwize duhura bikemwe ndamuzi twaramukanije na se ndamuzi se twararamukanije se nyakwigendera kaniziyo ndamuzi bose babireba ndamuzi ubwo ni form baje bavuga muri iyo byandiko mbese barabandi bari kumbuga nkoranyambaga rero barabuze simbazi ku vis-a-vis mbazi kubabona gusa ku nkoranyambaga ariko reka kubwira nakibanza amacano hari cano umuhungu wavuze ko ati ceceka takebo wagezemo ati sinawe itakaranga isi nisakaye uretse yaravuga ati turi inshuti cyane amafaranga ati nzayago atari ko banza yibiki byo wavuze ati nta soni abantu barandika koko agafaranga ni nk'urubwo nayakira
njye nayakira Ibinyuba. nyurira se uyambesha nyurira uyambege nta kibazo Baga ibinyuba njye ntabwo nayakira. njye nayakira nyine wowe niwe nanjye ndi njye ikintu cyose wabwira ku mafaranga nayakira ntabwo kubona amafaranga gusa nta kindi urumva batubuse ko wavuze ati wowe uri gucu hari nanjye mbona n'amakomateri ku biganiro ngo ubusenga ibi n'ibishyimbo uri gucuruza ngo ntabwo wari ukwiriye no kuvuga noneho ikintu cyane y'ubwo wari gikomeye noneho naho bavuze ngo nta nubwo ngo ari se ngo wapfuye ngo ni se wabo Ise wabo murantunga ndi gukurikira ibyo ku mbuga nkoranyambaga twavuye ko ngira ntirenga yatuganira ku byavuzwe ntabwo tubihimba nabonye aho bavuze ngo nta nubwo ari se ngo ni se wabo batese ubundi yuko atari na so iso wanyu ni so ntitubihakana avinde imwe na so ngo wa hafi atari kuze ku buryo baturanatubikije ngo moza amafaranga ngo gushyingura ngo muruge aha tececeka se urabona ari ibishyimbo wowe urabona gucuruza ibirayi hari uvuze ngo ubuse ngo noneho ngo twebwe ngo ni kokoro ngo tuzasenga inyamata ngo tuhaguruke ngo urabona ngo views bizava ngo tuzabwe sase yangahe ye baba we ndirenganya we mbega isi mbega ngo harimo ngo tuzamuyangahe ngo views zizava gusa ngo harimo views baba we ndirenganya we mbega isi akebo nigeramo niryo jambo barivuze no kuma ku materirimu haravuze umurundi niba bavuze ngo akebo nigeramo umunyarwanda atakiba kagiwa mugarura ati cemye ati ceceka ariko nshaka kuvuga niki ese niba koko hari ibyo yavuze kuri abo abantu bari kuvuga wenda bidakwiriye bitari ngombwa byari ngombwa natwe ari byo tumusubiza aho icyo ni ikibazo cya mbere ifite niba wenda koko hari ibyo yavuze wenda mu buryo budakwiriye kabyite gutyo ese natwe none se ubwo nitumujomberaho bari kumujomba ejo nibapfusha nabo kereka ariko cyakora gusa akantu nabonye yavuze gasa nako yibagiwe hari ahantu yavuze ngo njyewe napfushije ntago nakwa prodinga yarabivuze aho niho gusa aho kuva ku kantu karamucitse bazana video zo bakazishyiraho yarati njye napfushije umuntu wanjye ntabwo nakwa prodinga yarabivuze rwose ubwo ntabwo nabishyira kuri YouTube uravuga ati njye napfusha gashyingura wenda abandi bakantabara ariko none yakitwa rapodinga aha niho kabereye rero niba atabyibuka ko yabivuze simbizi none ndabihuza n'iri jambo nterero ubuvuga ngo ndabwira izo mpande zose ibyo yavuze mbere nawe ubwe n'abari kuvuga ubutumwa twizeye ko urwo rupfu rwa se wabo atarushakamo viyuzi ntabwo gicyari cyo kibazo mfite mwese ntizi nuko n'umuntu atabona cano reba uri ku ifone reba urebe ko atari nyinshi n'uyu mwanya none se bari kuvuga komanteri bari kuba batabisomye bari kuba bafunguye ahubwo ziramubana nyinshi kuruta n'izindi zose yabonye kubera ko abantu bitabiriye kubireba no kugira ngo bamuje mu dukwasi ahubwo nibwo ashobora kubona icyo kiganiro kizamuhemba cyane ahubwo kuko kiragira views nyinshi uretse mbega gato aho byaba bigereye rebe Ikaze TV ni ku leta bizaho ngo itangazo ryo kubikira inshuti n'abavandimwe umunsi wo wabonye ku Ikaze TV uretse nk'ibindi kubyumva umusaza watuganirizaga ati kandi ikindi twishimiraga umubyeyi twakundaga umubyeyi wabanaga natwe mu buzima bwose umubyeyi wadutabaraga twagiraga ibyaga akadutabara twagiraga ikibazo kimwe umusaza mu buryo cyangwa se ubundi ati twamwisangagamo ariko kandi tubuze umubyeyi rero nta bisanganwa nk'amagambo buriya ntajya acika mu kanwa k'umuntu ntabwo nje gusubiza abantu ntabwo nje kubasubiza kubera yuko iyo imbeho yinjirana umuntu mu gitanda cyangwa se iki ngiki ubwacyo kimaze kuberwa n'abantu 4568 urumva ibyo bamusubije nuko nta kintu leta mbona hafi ahangaha nagiye menya amacano kandi ntashaka no kuyavuga ejo batazagira unjyana mu manza wenda ye nitinyira kuburana mu masaha 17 kibwe n'ibintu 400 ngahe izi views nazo ubwazo ni nyinshi kandi kiracyakomeje cyo shaka kuvuga rero ese iri jambo nasomye navuga ngo jewe nawe twari dukwiye gukundana
akaba ari byo tuvuga mbere yuko tuvuga ngo dukunda Imana. Impamvu nabwira nta ruhande ndajyaho, ubwo bavuze biriya urwakoze nta mpande ndiho, ndi hagati aho ngaho, ariko bigaragara ngo umuntu akwiye gukunda undi, gukunda mwene se, kuko ngo udakunda mwene se are bigaragara ngo muri ibintu bari guhana hagiye haburamo urukundo. None urukundo ntabwo ese ubundi ni se koko cyangwa ni se wabo? Igisubizo ni Claude niwe ukizi, ariko uwo ari we wese na se wabo ntabwo ari umuntu wakuru, burya uvukana na se wenda ari nawe bari usigaranye wenyine, nawe ni uwa hafi. Ariko se bavandimwe, ku mbuga nkoranyambaga nawe hari umudamu nabonye nawe yavuze ati wabyumva se nawe, ariko komanteri mugabo, icyo nshaka kuvuga ni ikibe, nimureke umuntu akunde mwene se, nibwo amagambo nk'aya atazaboneka, nibwo ntazayavuga ku wahuye n'ibyago, kuko nanjye nzahura nabyo. Urukundo, ibintu byose mwumva mu ngo, mu miryango, amadevoruse, ababurana muri ribu, mu tugari, mu bunzi, ku muvunyi, byose ukurikiranye wasanga ari urukundo ruba rwabuze, kuko ngo urukundo ni umurunga ukomeye kandi rutwikira ibintu byinshi. Mbere rero yuko bantu muririmba, rero ni muririmba ariko mukundana, bayobozi muyobore mukundana. Hari igihe koko murazavuga ati nawe warabivuze none bikugarutseho. Ubwo igihe wenda Claude yavugaga biriya bagiye bavuga ngo yavuze, sinzi ikwizuba ngo yavuze ko yarabivuze kuko ku mugaragaro bagizwe amasa ngo ese mu murambo wa Soho harimo views, kwavuze ko mu Wagogo ntazirimo, wanga 25 uko bigaruze, ese waso uragaruza ayo twatakaza. Aho hari inyigisho twebwe bitari byabo, nge nawe ntirenganya bitarabaho, tubigenze gute ngo ntazabikubwira ejo nawe ukabimbwira. Mwebwe mudukurikiye ni iki wakora ngo iyi mvugo utazayibwirana na mugenzi wawe? Aha, ni kibazo cyiza kibaza n'ikinasobanutse. Mwebwe mudukurikiye ni iki wakora, uri bwitwara ute ku mvugo uvuga? Nuvuga ngo isi twese tuyirimo, kandi biba kuri umwe byaba no kuwundi. Nibutse ijambo nasunyitse cya kabiri cya Samweli bice 12 hari umunsi Pastor Rwigema ngo nyakwigendera nenda mugoro yapfaga, nasumye ijambo Dawidi yandikiye Yowabu amaze kwicisha Uriya. Yamwarikira urwandiko rumagambo avuga ngo murwane mukomere, ngo kuko ingote yica umuntu irindiriye undi. Witesa ko hari ikintu kizaba kuri umwe kitaba kundi. Salomo yanditse mu gitabo cy'umubwiriza amagambo nayo ntashobora guhita nibuka, asoje avuga ngo ibihe nibigwirira abantu bibakuri bose. Ngo nongeye kubona ko ngo umuntu hambara indwara atari zo zitsinda, abanyembaraga se wasiga abandi ngabafite igikundo bose babona ibyo kurya bafite gutyo, ariko sovuga ngo ahubwo ibihe nibigwirira abantu bibakuri bose. Ni numva mwene data yapfuye cyangwa ahubwo nge mbona twakwicara buvuga ngo umuntu yakwicecekera, akwisha mu ryaretse ntirenga. Ndabona icyiza ari ukugenza make no kuvuga make no kurinda ururimi, kandi ko muri ijambo bivuga ngo umuntu yakwicecekera. Ikituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe umva ijambo ntirenga. Ngiye cyo bugoryi Amosi ibice 5 mu 13 n'ubuhanuzi bwo sinubanje mu bindi, ariko gusa kankite akuye umunsi gusa Amosi hano hari abandi yabwiraga, ariko hano ngo nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Irenga tujye twicecekera, ahubwo kuko uyicecetse muri ngo nicyo kintu cyonyine gikemura ibibazo, kirwara intambara neza, no guceceka. Nugira ikibazo nagufasha ntagufasha nzaceceke. Uriya nuriya nibagira icyo, niba numva ntari umufashe sava, niba namufasha mufashe, ariko kimwe cyo nzaceceke. Kuba bagaruye ijambo rivuga ngo umurambo wa Gogo nta views zari, ese wasoho zirimo, icyo kintu biragoye kugisubiza. Kuvuga ngo bikembe yacuruza umurambo wa Gogo uyabonye naye, ndavuga ngo wowe uri gucuruza wowe uri gucuruza ibirayi. Kuvuga ngo nge nimfusha sinzigira na prodinga nari mukarengo ka prodinga. Icyaba byiza umuntu yakwicecekera, umuntu z'ubwenge yakwicecekera, umuntu witonda. Hamze ngo nicyo gituma Amosi bice 5 mu 13
nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo kuko ari igihe kibi. Igihe nyine ubona kikuvanze wihutira kuvuga, ahubwo umwanzuro mfashe rero no kujya nicecekera mu gihe nk'icyo. Igihe nzambona ibintu mbireba imbere ari urujijo ntasobanukiwe nzaye nicecekera. Yego menye ko ngo icyo umuntu yabona nacyo azasarura. Hari igihe nzavuga ijambo rikangarukira nanjye ku mutwe. Urumva neza uyu muvandimwe, ariko nanone ijambo dukundane, umuntu abanza akunde mwene se mbere yo kuvuga, mbere yuko wagira ikindi wanzura. Urukundo dabongo ntabwo wakwanga mwene so ubona ngo urakunda Imana utabonye, ntabwo bishoboka. Niko Yohana yanditse, kuko Imana iba muri twe, igendera muri twe, ivugira muri twe, itekera muri twe, ikorera muri twe. N'umuntu uvuga ngo Imana yampaye ibi n'ibi ariko sinzi ko azavuga bizaba byakozwe n'abantu, ni imbaraga n'amaboko y'abantu, ariko ugasanga ni Imana yabakoresheje. Rero mureke twicecekere mu gihe gisa n'iki. Bivuga ngo urumva navuze ngo sindi ku ruhande rw'aba ngaba, sindi ku rw'uyu nguyu, ndi hagati n'abandi. Yavuze ibi, bavuze ibi, ese byo nicyo cyari gikwiriye? Niba nyine umuntu yakwicecekera, ese kumuzana ibyo ngo video bwe reba cyose nicyo cyari gikwiriye? Mwese niba ataritwaye nabi, nanjye nkaba nitwaye nabi mu mvugo, nubwo umwiza arabandi. Baravuze ngo ijisho riramutse rihorewe irindi abantu bose babimpumye. Urumva neza? Kandi ngo iyo umuntu akwanze nawe ukamwanga, abanzi bababaye babiri. Mwese nimvuga nabi nawe ukavuga nabi, umwere arabandi. Ubu muri abo bose turashima nde, tureke nde? Ari wavuze ijambo wenda mu gihe kitari cyaryo, ari wari mucyuriye, turashima nde, tureke nde? Nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi, niko Mose yavuze. Gusa twibuke ko twiga kuvuga ko turi muri entenayi kandi abantu bacuruza amagambo, nuko ukatutwo tuntu ni ukugira ngo amagambo acuruzwe. Ariko kandi nk'abagenzi bajya mu ijuru hari ukundi kuntu babaho kandi bakanacuruza, ariko kandi batagiye kuvuga ibitavugwa. Ariko kandi kimwe cyo twibukiranye ko tumeze social media ni nka antenayi, ngo abantu bacuruzaga amagambo bagashyushya inkuru z'ibyadutse. Ubwo rero buri muntu wese amagambo meza umuntu yacuruza. Icyo nicyo kibazo rero, kuki utashakaho icyiza ngo ugicuruze? Kuki ushakaho ikibi? Ejo nawe rero ikibi kizakugaragaraho, nacyo bagicuruza. Kandi gucuruza amagambo, kuvuga ku byadutse, hari biba byadutse byiza. Irangamuntu ntitwayivuzeho, si icyadutse se, ariko twakivuze neza. Hari ibyadutse byiza keretse nyine bashaka, ariko gusa nicyo cyashamura umuntu nabanza gukunda mwene se, niho bipfira ubundi. Soje mbagira inama ngo banza ukunde mwene so, nibwo urabona gukunda Imana. Ngaho sengera abanyamagambo. Kandi ntabwo usengera abanyamagambo, usengera abantu bose. Cyose ni turi abanyamagambo, siyo turi kuvuga twebwe. Ubusa amagambo tuvuze. Abanyamagambo bazikora ndi bavuga imisango mu ari ufite bagucunga ururimi rwawe. Ururimi nakagingo gato kibera hihishe, rugaragaza ibyiza nyamara ari rubi, rutandukanye inshuti magara zari zikundanye, rworeka igihugu kigashya kigashira, rurimbura itorero rikazimangana burundu, cunga ururimi rwawe rutavuga ibigoramye. Dusenge umuntu yicecekere mu gihe gisa n'icyo, kuko ari igihe kibi. Mana Data twese uri mu ijuru, mfasha njye uvuze ibi, mfasha kurinda ururimi, mfasha gucunga ururimi, nshoboza kwicecekera mu gihe kibi, kuko ariyo ntwari ikomeye. Bishoboze kandi abumva iki kiganiro ndabasengeye, ndasenze Data ngo tuzure urukundo, umuntu akunde mugenzi we nta kindi arebyeho, kuko Yohana yahanuye ko nta wagukunda Data Uwiteka Imana ishobora byose adakunda mwene se. Dushoboze Data, kandi mwene Data n'uyu nuwo duhuza, nuwo tuvugana, nuwo duhura, nuwo duturanye, nuwo dusengana, nuwo turirimbana, hatitaye ku masano y'amaraso, kuko amaraso ya Kristo asumba andi maraso yose. Mana dushoboze mu gihe kigoye, igihe kibi, igihe kiruhije, turinde gucyurirana n'ibindi bisa nabyo, turinde kwitwara Mwami, udushoboze
rwose kuvuga ibikwiriye byafasha abantu, tuvuga ibyururutse imitima, niko Yesaya yahanuye. Duhumurize abantu bawe, tubabwire amagambo meza, tubabwire ibyururutse imitima. Urakoze Data, umugisha wumva iki kiganiro, kagikunda, kanagisangiza n'abana, akabikunda, akabikurikira. Kandi ndasenze ngo ikibazo udukurikiye wese afite cyakemurwa nawe wenyine, umusuzumire igisubizo, icyananiranye gituma aryama bugacyari maso, gituma ahora yitangira itama, gituma amucunira ingoni, wabuze umuvugira, wabuze umwitaho. Data urahari nk'Imana ishobora byose. Urakoze kwikore kwihesha murengezi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane kuba dukurikira. Reka tubibutse kuduhamagara, telefone ziri kuri screen zanyu mwazibonaho, kandi ndumva ntacyo bitwaye. Mwaduhamagara mukadugisha inama, mukatugira inama. Ikindi kandi niba hari igitekerezo mwakiduha. Imana ibane namwe, nakagaruka. Imana ibarinde. Murakoze cyane.